ndaje nkubite mbanguranya baranze cyamamare cy'Imana iyo n'abantu yaremye turagatangiye. Okay, bimeze bite? Ndacyari nyirako iri tari pour register niho dutangiriye. Rebe ati gahoro arurira gahoro bitware gahoro nimba yabaye ikisimi kome ni umudamu hakuno umudamu menza ari kubyara we do abantu bari hanze baba bategereje turabyara iki ese umwana aravuka nuko tugatangiye ati ni umukobwa tubyaye papa wapi umukobwa nicyo kibazo फिर छोड़ी yakasa ni umukobwa nanone ntago mbyumva कोई बात नहीं भाई साहब ntugake muvandimwe तो रखो wozerere mu mana को जुड़वा ati yaratwite impanga muri mukazi wanjye हो रही होगा atuza kuvuka akurikiye ashobora kuza kuba ari umuhungu bamagambo nuko tangiye छोड़ी हो Imana idufashe atavuka igikobwa nanone umugore yana kwereka nuko tugatangiye tunagakomeza ngiye baranze ubundi kutamenya nicyo kibazo buri nacyo hakono habanje kuvuka umukobwa uwaje avuka none yaje afite uwazanye umwana yaje afite ati felicitation nagahungu kavutse noneho nyagasani papa yarishimye yo ese mbyaye umuhungu bwari imwe noneho bimeze bite mama aravuga ati dodo umugore yakurye dodo ucyo mariye bano शुभकामना भाई साहब felicitation cyane muvandimwe bamagambo ati नौ में अब बने हो घर के मुखिया ati none ugiye kubuhagara umuryango wacu सरकार चरण से cyane kubonye agakomangoma खूब खूब बधाई भाई साहब nyuma y'abakobwa batatu noneho ubyaye umuhungu aparareba bibi तुनिंगा kwaka kana katarira ko katarira amagambo kano kana ko katarira mumereze ndebe mama wanjye ndebe papararira ababyeyi babyara barabizi umwana uvutse abagomba kuzarira iyo atarira kiba ari cyo kibazo nibyo aba barareba n'umugabo n'umugore ko dutangiye भगवान nyagasani भाई साहब umbabarire muramu wanjye umukobwa we atwaye ubuzima bw'uyu muhungu uvutse kare agakobwa kavutse mbere gatwaye ubuzima bw'uyu muhungu uvutse amagambo मरा हुआ है जन्मा ati yavutse yapfuye uyu mwana avutse atari muzima nyagasani साहब तीन बेटियों को ही सही nuwanga kimvandimwe और तुम्हारे ati ufite abana mbese uri papa kuko ufite n'undi abana b'abakobwa batatu सोम और प्रताप ndetse na somu na pratapu आप ही के बेटे हैं nabo bameze nk'abana b'abahungu bacu aba bo babyaye abahungu mama ararira hakuno ऐसी शुरू हुई मेरी कहानी ati nibwo burya inkuru yanjye yatangiye आंसुओं से सींची ati harimo urusaku amarira agwa जरूरत नहीं आयशा का नाम ubwo nta muntu n'umwe abaga nkeneye nabuze umuvandimwe wanjye हैप्पी बर्थडे ati ariko nanjye kuvuga kwanjye byari byiza byari iby'agaciro ndetse byose biba binezeza ati kana kanjye nkunda isku uri ibyishimo bya papa wawe okay छोरे को अपने गोद में रखूंगी कभी सोचा नहीं था ntago razi ko havuka akana gapfuye अरे कैसी छोरी ने जन्म uyu mukobwa ntago ari umunyamahirwe लिया है कि आते ही अपने भाई को खा दी सोम के atatumye umuvandimwe wapfa बापू आखिरी छोरी समझकर इसका नाम अंतिमा रखा था अब ati umugiga tumwitereye izina अंतिम के बाद वाले का क्या नाम रखे kuba avutse atumye uwe तो धूम धड़ाके से नामकरण करता ati wari wavutse ari umuhungu जब पैदा होती है अपने भाई को निकल गई ese uriya mukobwa tumwite ngo iki उसका क्या नाम रखना umuginga watumye umuvandimwe wapfa tumwite ngo iki umusaza wapfa भाई साहब muvandi फालतू होगा फालतू uru mukobwa turwite farito farito bishatse kuvuga ngo useless cyangwa se imburamumaro imburamukuru mbese umunyamyaku akanyamyaku hakuno barakwereka aragiye kimyaka barakwereka agakobwa kari hakuno gahetse urukapu kagiye kwiga kaba gafite ibikabyo farito sing no यस मिस yego madamu abandi bana baba bamuseka सुना सबने मानव जाति के इतिहास में ऐसा पालतू नाम किसी भी जीवित प्राणी का नहीं हुआ होगा ati izina bamaye ni izina ryo kuvuga ngo ndimbura mu maro ntacyo maze पालतू का सबसे बड़ा aho nanyuraga hose
abantu baransebya dore ikizina cye ngo bamwita Fariti Mburamumaro. aho uyu mukobwa yarakasiriwe do akana karagenda bagasebya aho gaca hose wacyane watumye umuvandimwe wapfa. उड़ा रहे थे तो बाहर दुनिया बापू को ताने मार रही थी। बेटा ना होने की वजह से घर के ati abantu bakomezaga basebya data kuba nta mungu yabyaye मुखिया का ताज जो छिन गया ndetse bamwatse n'umwanya we kuba ari we mukuru w'umuryango. baza kwaka papa ikamba akana karaza ntago mwakaka papa ikamba n'ibya data ntago mwabimwaka. mu buhinde uba usanga iyo utabyaye umuhungu ubwo buri igicibwa tu akana ni Imburamumaro ikamba bararimwaka baryambika umuvandimwe we ariko आज मेरा बेटा जिंदा होता yaza kuba umwana wanjye yari muzima umuhungu wanjye तो ये भी नहीं देखना पड़ता। ntago twari kuba duhura n'ibyo duhura nabyo uyu munsi. amagambo Fariti useless Imburamumaro अभी winana mwana किसी चीज ntukajye wisteresa का बोझ नहीं लेना, icyo ari cyo cyose mu buzima मन लगाकर ईमानदारी से uzajya ukomeza mu buzima mwana wanjye बस आगे ukomeze ujya mbere pana kujya inyuma अपना uzarwanira uburenganzira bwawe हक लेना। ndetse मेरी लाडो kana kanjye nkunda byose biba करके अपना हक मांग। ati uzajya ukomeza uzanganira uburenganzira bwawe ndetse ukomeze ujya juru. पार्टी से तो हैप्पी बर्थडे पे हमारा केक मांगने का हक ati nagakore kuba nabonye ka keke ka birthday k'uyu munsi wanjye w'amavuko ntacyo nabonye. खूब जिए मेरी लाडो, wa mwana uzarambe रानी अपनी कृपा तुझ पर हमेशा kandi mu gice cy'ibirwamanakazi bizahora biri kumwe nawe बनाए। kandi mwiza mukuru w'amavuko kagize happy birthday. ibaze ko na mama we ataza guserebura umunsi mukuru w'amavuko w'umwana we. मिठाई खिलाओ। urimo uramubwira amagambo meza amuhereza ibintu biryoherera. टीका पराठा भी नसीब नहीं हो सकता। ibaze ko mama atari kuzanywa nangaburire agaporezo ku munsi wanjye mukuru w'amavuko. मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए, मेरे सारे गेहूं गिरा दिए तुझे। akono mwana akana hari uwari ugiye kubaterwa ikarisama. मैंने फैसला किया कि ati icyo gihe nahise mfata umwanzuro ऐसा कोई भी उड़ता ko nta muntu uzongera kunkomeretsa mbabaza तीर मार igihe bahereye bankomeretsa. क्या करें bakora ibiki उसे बच्चे ko bana mukubita चढ़ाते हैं, गिर गया ना उससे abana bagomba kumenya bakina iruhande rw'ababyeyi babo. niko ले आया हूँ। mama ntago aba ashaka ngo uyu mwana mwegere. बिगाड़ कर रखा है, देखना ये फूल खिलाएगी। ati amagambo anyeshe mu mutwe uyu mukobwa ni umutwaro mu muryango wacu mama ntago amukunda. पापा baba कहते हैं कि मैं हीरा हूँ, uvuze ko ndi impano कोयला क्यों समझते हैं? ese ko buri umwe afata nkaho ndi ikara हीरा कोयले से aho kugira ngo mfate nka diyama mwana wanjye. निकलता है ना, ati diyama burya niyo nziza kurusha amakara. bwira ये ना हीरे ese mwana wanjye uzashayininga nka diyama की तरह uzabikora रोशन करेगी ना। ese icyubahiro cyanjye uzakizamura muri sosiyete. पापा papa तुम कोयला से ndabizi umunsi umwe nzaba diyama वो मुझे फालतू नहीं बोला। aho uzongera kunyita Fariti Mburamumaro. वो मुझे नहीं पता, पर एक दिन मैं इतना नाम कमाऊंगी ati umunsi umwe nzaba icyamamare सब लोग आपको फालतू की aho buri umwe azakumenya nka mama wanjye अम्मा के नाम। nimba icyamamare mama तू क्या अम्मा के नाम से बुलाएंगे? ndazahambombora nka nyoko garuka wa ruzingo we रुक फालतू। zaba icyamamare Fariti uhagarara. okay akana nuko katangiye Faltu. nta muntu ugakunda फालतू bayise Fariti Imburamumaro. mbese wa mukobwa kasiriwe. Yeah. okay bimeze bite wayiti अरे बहना रुक, भाई साहब umeze gute muvandi अरे बहना muvandi ntagiye mfite icyo gukora cy'ingenzi uretse mushiki wanjye. wibuke Pratapu ni umwana w'umuvandimwe wande wa papa w'uyu mukobwa. papa w'uyu mukobwa amwita Singi. Yeah. क्या मेरी बात तो सुन ले। hasi negereza wikirukanka akana kakuze kirukanka nta muntu ukishimiye muri uno muryango. bimeze bite ndacyari nyirako perfect. hano tugatura mama muri se kamugereho hanyuma Samu ikaruruma kamugero neza cyane. iyo extra James Zambia kamugereho ndetse na Verax mu Burundi kamugereho. मेरी बात hasi negereza kuri mino kabajyana आवाज लगा रहा हूँ। ntabwo wamage ntabwo uhagarara ntabwo uhagarara tu akana karimo karatera hakurya kamanura igipolisi ntabwo bikunda. uyu ni Pratapu. यहाँ 2 मिनट सुन लेगी तो कुछ ना हो जाएगा। मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ, खैर को buratari kubiswanuka nyine igipolisi mbere na mbere मैं ना गलत थारी मत ntabwo nagufasha kumanura igipolisi. कहीं गिर फिर गया तो ugiye kumbwira ngo nirurire manura igipolisi ऐसा muvandi ndabizi आप इतने भी हिम्मत वाले नहीं हो। ntabwo uri
umunyamurava uri ikigwari करो ntuhangayike ये आपको पेड़ पर ntabwo nkubwira ngo niwurire igiti तर पड़ा है ना aho hari ibuye rinzanire hanyuma rishugunye ume ka pasi जितना खाए ना wimbaza byinshi kora nk'ibyo mvuze अब ये ना iryo buye rinjugunyire bakisefari tu akana sawa अब समझा ubu noneho ndabibonye mupimira ibuye ukubitisha icyo giti kuko kuritera ryo byanze ariko ku giti cy'umwana arizeye Protapa agira atya afata ibuye dore agakobwa fari tu ntafete nyirako hakuno shugunya ibuye ariko shugunya ibuye ni imanurire igipolisi ida gira atya ashugunya ibuye umwana kobwa afite igipimo kumbe itarimwe amanurira ibipolisi bibiri icyarimwe mbega ni agatangaza imbura mu malofarido समझाना चाह रहा था ibi nibyo yashaka kubwira ku bageni टैलेंट है अगर ati ufite impano उठा लिया ati nufata bati तेरा माँ bati ni cya giti bakirisha cricket नहीं देगी ati nabizi uzakurira amafaranga menshi cyane wa mukobwa we अच्छा सुनना nyumva witonze का मैच है dufite match umunsi प्लेयर भी कम है ndetse turi bakeya mu mukino तू प्लीज खेल लेगी क्या waje ukajya kudufasha gukina दादा muvandi ntabwo mbizi इसी बकवास करने वाले ugiye kuvuga bwa bugoryi bwawe nanone आज नवरात्रि की पूजा याद है ना आपको और आपकी इन सब बातों के बीच ना मुझे अंगूरी चाची के अंगारों में नहीं जलना मैं तो ati ntabwo nyere kugira ngo urunganywe na anti wanje ahubwo ndagiye ntabwo naza ngo tujye gukina अरे सुन तो सही negereza muvandimwe negereza ni Pratapu mushiki wanjye negereza hakuno arakabwira ngo kaze kujya gukina muri cricket kabafashe gukina ni bakeya hakuno नाक में दम कर रखा है चोरी ने एक बेल लाने को कहा mugiye akomeza agenda ambawaringa था मगर अब तक कोई खबर ही ibyo musaba ngo azane ntabwo abizana नहीं है पता नहीं कहाँ nta n'amakuru mufiteho गई है arihe akiraba नहीं kumbe wahageze कहाँ थी hanyuma warihe गधेड़ी बात wa muruzikazi we अंदरी Yo. दीवार के yaravuze ngo nta muntu uzongera kukabwira nabi uyu ni nyina wabo ahora akabwira nabi टाइम भी मन ना लगता था सारा काम में hari ubwo wajya mu kazi mu gihe cy'amafestivali ngo urebe ko twakorera udufaranga दिन भर पास करती रहती है ukomeza wangiriza igihe cyawe buri munsi niko कहना चाहती है ना काकी nibyo ushaka kuvuga पर अब कह नहीं पाओगी क्योंकि रही बात ना ariko ntabwo wabivuga रात्रि की तैयारियों की तो मैं बता दूं वो सब तो मैंने reka ngwire akagambo kamwe आपसे पहले ही शुरू iya bimeze bite कर दी थी और सबसे hakuno जिस पे आप में से किसी का ध्यान नहीं गया वहाँ इस फालतू का दिमाग पहुँच गया haramubwira nako uyu mugore ahora agatuka सुबह सुबह उठ कर मैं ndabyuka ngakora akazi hake mu gitondo माता रानी के मंदिर में hanyuma nkajya ku rusengero माथा nkajya टेक gusenga ikigwamanakazi Kayi. uri aho ngaho उनसे शुरुआत नहीं होगी तो माता रानी बुरा ना मान जाएंगी है ना काकी और ये urabizi tudasenze ibigwamanakazi byacu byatumerera nabi भी तो मैं आपके कहने पर ही तोड़ने nibaze ko nagiye no gushaka agapurizo गई थी ना आप hanyuma uravuga iki मैं एक बेल गई थी मैं दो ugiye kumara ngo nguhereze akabuto kamwe बेल ले आई nzanye tubiri तो थे सबाशी दो मारो को wagakwiye kuba ukimira kubera nzanye igipurizo wa mukecuru जननी nyagasani ry'abamanakazi किसी को लेने देती है nta nubwo uri gutuma njye mvuga urimo uradoda दीजिए urakoze cyane mereza ko ngako ngaho प्रसाद का वो पतीला देकर आ बाहर hakuno सारे मारवाड़ का त्योहार ये लड़के अकेले ही बनाएंगे ati bano basore nibo bajya guserebura mu cyimbo cya Burundi nta mukobwa ujyayo पर बोला है कि नवरात्रि हमारे घर nababwiye inshuro nyinshi cyane में भी है ati natwe ajya guserebura टेप रिकॉर्डर की आवाज कम करो पल्ले नहीं पा abagiga kubera iki batagabanya volume ntabwo bajya banyumva जमुना tuza Jamuna ni festivali sibyo मनाता है तो कोई शांति से जानते नहीं kandi mu gihe cya festivali abantu baba bagomba kuba baranga kugira ngo baserebure होता ना तो अच्छा सबक सिखाता ati abo umuhungu wanjye ari hano चवन्नी छा पड़ोसियों abagiye akabigisha isomo bari abaginga barimo baradusakuriza komeza iki ni mama w'umukobwa ati waza kuba hari umuhungu wanjye abagiye akabigisha isomo barimo baradusakuriza kandi ukakabyumva ubwo njye sindi umwana फालतू we fartu कहाँ चली फालतू hagarara ugiye avayo gute musakuriza mama mosiki nibyo biziki byanyu ndabirenze kabayo ibyo musaza wako yagakwiriye kuba akora karabikora urakora icyo rukobwa we माता रानी ने सिर्फ थारे घर पर्सनली नहीं ibigirwamana ntago ये गरबा करने ntago byasobanyu mu nyubako zanyu नवरात्रि हम सबके यहाँ है
mwese muri wasereburira hanze हम सब मदर mudusakuriza mwabaginga mwe डिक्चक बंद करो या फिर murekere ibyo byasufika byanyu वॉल्यूम लो करो cyangwa mugabanye volume जय माता दी murabyumva ikigwamanakazi kirakaramba do kirakaramba nagakobo मुझे बता नहीं सकती kubera icyo ugiyeyo फालतू का aba n'abavandimwe reka kwigira umunyabwenge तमीज कहीं की wagakobwa kadafite ubwenge आदमियों से मुजोरी करती है अब वो ukomeza ugenda wangiriza ibintu घर पर झगड़ा करने आएंगे फिर क्या होगा iyo bahangana nawe wari guhangana nabo मेरा wakano ए, nta mwana w'umuhungu ngira urumva फिर शुरू हो गया थारे बेटे का पुराण mama nanone urongeye चीज का दोष बेटा ना होने पर मर दो ati biba bigaragara nkaho ukeneye kujya kundenganya ko umuhungu wawe yarapfuye क्योंकि फालतू बेटा नहीं है ati kubera nari umuhungu uba ubona ko nari umwana nta kamaro mfite से वर्ल्ड कप में हार गया ati ubundi india yose to pakistan in the world cup urabizi ubundi bwaratsinzwe na pakistan क्योंकि फालतू mu gikombe cy'isi बेटा नहीं है kubera ko nari umuhungu बड़े बड़े हीरो लोगों की पिक्चरें ना चल रही क्योंकि फालतू बेटा नहीं है ese byose bantu kubera ko nari umuhungu हमारी एक बेटी है no kuba ubuhinde bwaratsinzwe nuko nari mba n'umuhungu है जो हमारे लिए किसी बेटे से कम को नहीं atari kinyuki neza nuko mfite agakobwa kana agakobwa gafite umumaro kurusha n'umuhungu मेरे akana kanjye umukobwa ni faritu urukobwa ni nimbura mumaro ये फालतू बेटे ni nayo mpamvu atumye umwana wanjye apfa aka gakobwa kawe yo bisa aka kana karababaje nawe ibaze kuvuka mama we nagagukunda nabo bagakobwa ababyeyi b'abakobwa देखो बाबा papa dore aho iminsi igenda injyana कुत्ते का नाम भी मोती है ati ibaze ko n'imbwa zigira amazina ndetse n'umumaro mu miryango zibamo फिर घर की बेटी का नाम ariko umukobwa mu muryango फालतू bavuga ko ari imbura mumaro faritu niko bakize फालतू mama papa amagambo yanjye yashyira mu mutwe umunsi umwe इतना बड़ा नाम करेगी कि पूरी दुनिया ati nzaba icyamamare kuri buri umwe मुझे फालतू की azaba icyamamare kuri buri umwe आके नाम से जानेगी ati ndetse na mama wanjye azabimenya nibyo ugiye kuvuga harukobwa इनसे सुनती आ रही हूँ ये बात ibi bigambo maze igihe cyane mbyumva अब ntabwo ari munsi jamuna ntabwo ngere jamuna mugore mwiza ikisiki iki acaho jamuna yo bakise faritu cyangwa se imburamumaro imburamukoro बेटा mwana wanjye किसी और को तुझ पर भरोसा हो न हो ati yaba abantu bose baba bakwizeramo cyangwa batakwizereramo तेरे बापू को जरूर है burya byose biba njye nkwizeramo mwana wanjye स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था kandi ntuzigere ureka kwiga बापू none nkora iki papa मुझे फालतू 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 कहकर चिढ़ाते ati buri umwe akomeza anyita imburamumaro ntabwo mbikunda mbese umukobwa wakasiriwe uretse wowe wenyine खुमारी करते uma agaciro mubyeyi papa सबकी आंखों में ना abandi bose ntabwo bampa agaciro mve कांटों जैसी चुपके ati mu maso yabo mba ngaragara mbese nk'umwana w'umuvumo iteza imivumo mikasiro mwana wanjye मैं जानता हूँ ndabizi sibyo एक न एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा ati rimwe hari uzaza mu buzima bwawe umunsi umwe जिसे तेरी घनी कदर होगी ndetse uwo muntu azaguha agaciro sibyo wazaguha agaciro mwana wanjye nkunda papa disi niwe wenyine wizera muri aka gakobwa abandi bose ntabwo bagakunda bagira aho tugaruke hakuno ati isito mushyire hasi isito hari umusore uvayo बैट देकर हमें मैच हरवा दिया bwa mbere na mbere mugurisha ibikoresho byaho biri aho bya fake biciriritse रहने के लिए बोल रहे हो यू चीट एक लाफा muratubwira ngo duseceke पड़ेगा ना ndagukubita kano atari yakamukubita hari umusore waje aramufata ngo babagurisha bati ni bya bintu mbese ni bya bikoresho bakoresha bakubita cricket reka tubyite ibikoresho ni hagati ariko bakoresha bakubita cricket mutugurisha ibya fake atarakubita umusore hari umusore wamufashe hari umusore wamucakiye urakubita nde Maki Sefari tu बॉक्सिंग के लिए बनता तो सचिन दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉक्सर होता ati nimba ufite akabaraga ubundi yaza kuba iyo bati ukoresha yakakwaye kuba yakugira umubokiseri mwiza wagiye kurwana muri boxer kwa umubokiseri mwiza kwisi क्रिकेटर नहीं apana gukubitisha iyo cricket सही चीज का गलत इस्तेमाल ati gukoresha ikintu cyiza mu bintu bitari bya nyabyo bibi नॉट अ गुड आइडिया बॉय ntabwo ari igitekerezo cyiza umusaza igisaza do ओए क्या awe preacher mwigisha Who the hell are you? uri cyane इस नाचीज को अयान मित्तल कहते हैं ntabwo ndi cyane banyita Ian Mitari niyo mazina yanjye Ian Mitari
इस छोटे से स्टोर का मालिक। hanyuma iyi store ni iyanjye ndi nyirayo. और अब जब आपने मुझे ज्ञानचंद बुला ही दिया है, ati ubwo wanyishitera ngo umwigisha then let me give you some knowledge. reka nguhereze basi akantu k'ubwenge k'ubumenyi gatoya cyane, sibyo? स्टोर में एक कंप्लेंट सेक्शन है, कोई भी कंप्लेंट हो आप वहां जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। ati nimba hari ikintu icyo ari cyo cyose ugira ngo uze uteze ibibazo muri iyi store yanjye, wagakwiye kubanza ukiyandikisha, mbese ukagenda ukiyandikisha, mwabimenye? ओ भाई nyakubahwa, ukajya unyita nyakubahwa. ज्यादा स्मार्ट we kugira umunyabwenge. हमारी हर गलती की वजह से हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। ntutekerezeho ko turaza kukwemerera kubw'amakosa wadukoreye, ntabwo twabyumva. घटिया बैट की वजह से kubera izi bati mutugurisha ziciriritse zihendutse मैच हार चुके हैं, byatumye match yacu tuyihomba. हमें रिफ batsinzwe और मुआवजे के साथ। aba batsinzwe. gutsindwa ni nka muntu utsindwa mu kibuga, mwari mwaduhaye umupira utarimo umwuka na godiyo mbi. प्रोफाइल मीडियम, umusore aramubwira 900 grams, aramubwira byose, aramubwira uburyo uyu mukino bakina ukinwamo, ndetse ko ari n'umukino urenze ड्यू रिस्पेक्ट। byose akora. ese murabyubashye? खेल बल्ले से नहीं, खिलाड़ी ati umukino ni ukora umukinnyi. से बनता है। ako gati mufite nta ariko katuma mutsinda cyangwa mutsindwa. niho kubabwira ati mwagatsinze muze ko mwakoresha ubwenge, mwirenganye icyo giti mufite, ngo nicyo cyatumye mutsinda. To practice a little more. ahubwo mukeneye kwitoza cyane, mwabaginga mwe. nyakubahwa bari kamwita, mujye mwitoza. अब ये सुपरमार्केट का मालिक हमें क्रिकेट सिखाएगा, ndabona uyu muginga w'umucuruzi arimo atwigisha uburyo cricket ikinwamo. स्पोर्ट्समैन को। ewe wigeze ukora ka siporo si ka cricket? तो भैया mwe nyakubahwa तुम्हें पता नहीं nta gitekerezo ufite? हमारे भैया कितने बड़े क्रिक कौन कौन umuvandimwe wanjye yahise akina cricket. कौन inde भैया aya ngoye se ngo yakinaga cricket. शॉट लगाकर बताओ, basi reka kubite n'agashoti kamwe kuri cricket. पता चल जाएगा। yaje tugakina nkamwereka itandukaniro ubundi. ज्ञान देना naze स्थान पे उतरने में क्या डिफरेंस होता है। turebe hagati yanjye nawe ninde uhambaye twageze mu kibuga. ninde urenze? ati nafashe indahiro mbe मैं कभी बैट को हाथ नहीं लगाऊंगा। ko ntazongera gufata iyi bati. मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी आपकी शान पर आज aba ntabwo nzigera nemera icyubahiro cyawe ko kiri hasi नहीं आने दूंगा। mu buzima bwanjye bwose. चल ngwino tugende, दिखाता हूँ तुम्हें। reka mbereke uburyo cricket ikinwamo. bamwise Ian Mitari, niyo mazina ye. ni agahinde ni gashya nuko tugatangiye, ndetse umusore ari hakuno baki safari tu ndacyari nyirako. okay ni agasobanuye kano akari karabuze kaje kabonetse kerekeye iwanjye we. uyu musore uko bigaragara yahoze akina cricket birenze, ndetse turabona yarahagaze mu kibuga bamufana, nk'uko nanjye mba ndi mu kibuga njyenyine, umwe rukumbi banamfana abandi batanababona. mutazanduka reka mbe nshyikize mutazanduka. musore yahoze ari umukinnyi uhambaye wa cricket. ati nafashe indahiro ko nazo ariko ntabwo natuma icyubahiro cya data kijya hasi. musore yari umuhanga akina uno mukino, ndetse byose biba yabaga ari imbere mwo, abandi bamuri inyuma bamukurikiye. turagakomeje ngaho ngwino nkwereke we cricket tubonekera. uyavayo ndagutsinda igitego, ndagukubita igitego bahita cricket. uyu mukino urarenze mu Buhinde. iya bimeze bite? okay vipi rimwe tutu nyagasani uyu musore ararenze muvandura. abari aho bakoma amashyi. umusaho ukubise agapira neza umwana. musore ni umuhanga. बात हुनर की है मेरे भाई। ati ntabwo naje it's all about ni ibijyanye n'impano yawe musaza. अगर हुनर ना हो ना ati nimba nta mpano ufite, फिर सचिन का बैट भी कपड़े धोने के काम। niyo waba ufite bati irenze ntabwo watsinda, ntabwo wakina cricket. ahubwo ni ibijyanye n'impano biriba mu mutwe. ku mu byubahiro byanyu rero प्रैक्टिस मोड। witoze cyane. ntabwo iki giti cyanjye aricyo cyatuma utsindwa, ahubwo ntabwo mwitoje. ese kubera icyo waretse gukina cricket? yo समझ नहीं आता ntabwo mbyumva. इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने के बावजूद ati wari umukinnyi ukomeye cyane bagatangaza, क्रिकेट छोड़ के बिजनेस में ज्वाइन हो गए। ati byose urabireka ngo uze ukore business. iyo
Amagambo. मेरा और क्रिकेट का कोई वास्ता नहीं है. Ati ngewe na cricket nta hantu duhuriye. Nako nikisabe namba. आज है Naba nyifite cyangwa namfite. नहीं कभी होगा. Ntabwo nzongera gukina cricket. Nabivuyemo se kubera iki umusore yayivuyemo. मुझसे इस बारे में बात मत किया कर. Ntuzongere kumbwira ibijyanye na cricket, sibyo? हमारा बिजनेस ही मेरे लिए सब कुछ है. Ati business sobanura buri kimwe kuri twe. Bamagambo. Gakira umusaza akiri. Musore bahise Ayani. अरे भागो मुझे कुछ नहीं सुनना भैया. हाँ चलो ये ना कुछ बमफानी. कैसी बातें कर रहे हो आप? फिर ngubaganye. No. दे से पत्थर को मारना एक अलग बात. Kuba nakubisibuye nkoresheje kiriya giti. होती है मैदान. Atandukaniro. में क्रिकेट खेला. Ntabwo bisobanuye ko najya gukina cricket. Uyu nguyu Pratap ahora abwira uyu mukobwa Faritu ngo bajye gukina cricket. टीम मित्रपुर का एक प्लेयर घायल हो गया है Ati umukinnyi wo mu ikipe ya Mianjuru yakomeretse. और हमें कोई नहीं मिल रहा. प्लीज तू हमारी Aho turabona umusimbura. मदद कर दे. Ngwino dufashe. जिस गांव में लड़कियों के नाम अंतिमा माफी और फालतू है वहाँ आप चाहते हो कि मैं लड़कों के बीच जाके Ase umuntu w'umukobwa nkanjye yimbura mu marongo ninjye gukina umupira. क्रिकेट खेलूं? Mukina n'abahungu ntabwo mbishaka. यार Ngwino ukina ariko. जीतने में पैसे भी मिलेंगे. Nutsinda uzishura. Nako nutsinda uzishurwa. प्राइज. Kandi bazakwishyura amafaranga menshi muri cash. Ako kagambo bita agafaranga ko ni sawa. Ni sawa. अरे Valido. सिचुएशन समझना यार. Atumva situation turimo. Mube. इतना तो आपको चाहिए भैया. Muvandi ni wowe wana. Kene kubyumva. मुझे लेकर बापू को कितने ताने सुनाते हैं. Abaturage bo mu gace kacu bakomeza bagenda basereza data. आप क्या चाहते हो मैं इसमें Ese uragira ngo अच्छी बरताने nongera agahinda. Data afite papa wanjye. तक कोई काम नहीं करूंगी जिससे बापू का नाम नीचा हो. नहीं. Ntabwo ncyakora ikintu cyasebya papa. बहना लेकिन Agakuba gafite ubwako ajya gukina mu mungu kagatsindwa. भैया जाओ यहाँ से. Muvandi huye ntabwo najya gukina. Ariko singu nicyo gukora. Aba ngo umukinnyi wabo yavunitse. Yakomeretse ntabwo barabona umusimbura. Hakuno hari icyapa cyamanuwe. Iki cyapa cyamanuwe. Hakuno. Obwara babara. Ni cyaswa. Oya myanga nako. Cyapa cyamanuwe ko bakugura hakuno. Hari umugabo n'umukire. Ubundi hari ahantu ugera wabona n'inyubako ukavuga ati bano bantu baragafashe ariko. Yego. भैया ये गरबा वरबा बहुत हुआ. आज रात हम दोनों क्लबिंग चलते हैं. Hakuno. एक सेकंड. Bahitse umusabaritse. Hari wahamagaye umusore. जी बाबा. Yego baba. बाबा अग्रवाल जी से बात हो गई है. Baba navuganye na nyakubahwa Galwari. मीटिंग के लिए बस बोली Ngiye kujya muri Bolivia. जा रहा हूँ. Hari inama ngiye kujyamo. साहब को मैं संभाल लूंगा. Byose byagariwe ndasa kubyitaho umwana wanjye. तुम अभी इसी वक्त राजस्थान के लिए निकल. Ndagira ngo uve muri Rajasthan. None hanga kitaraganya. चित्तौड़पुर जाना है तुम्हें. Ugomba kujya muri iri taripuru. Sibyo? Iri taripuru. Nihangane gasimya gatoya. Urajya muri iri taripuru kitaraganya kitari taripuru turahasi. चित्तौड़पुर. Tuzobira taripuru. Bano bikangamo. Okay. Byose ni sawa. Anything serious? Ese biri seri. क्राइसिस पे है. Ati ishami ryacu riri muri taripuru. मैं नहीं चाहता हूँ कि Rimeze nabi. जनार्दन मित्तल के नाम पे कोई भी लॉस Hari ntabwo ngira ngo izina ryacu ryangirike. Rijyaho icyasho. मेकिंग बिजनेस का धब्बा लगे. Kugira ngo मैं चाहता हूँ abanyabizinesi badufatirane. कि अगले महीने के बिजनेस मैगजीन में जनार्दन मित्तल की सक्सेस स्टोरी छपे. Ati ndagira ngo inkuru yacu muri business magazine ukwezi gutaha izabe irenze ishininga. इसलिए तुम चित्तौड़पुर जाओ और Niyo mpamvu ugomba kujya muri taripuru mwana wanjye सारी चीजों को कंट्रोल. ugakontorora buri kimwe kiriho. बाबा Papa bifate nkaho byakozwe. Sibyo? मैं घर आ रहा हूँ. Nje mu rugo. Oya wiza mu rugo. अभी एयरपोर्ट भेज रहा हूँ. Ngiye kohereza ibikapu byawe ikitaraganya ujya muri iyi taripuru. Ugiye kwita kuri business yacu iriyo. ओके बाबा. Nta kibazo papa. Bimeze bite White? Uyu musore ni umunyabusinessman. Ni umukire n'umugaga. राजस्थान. Okay Rajasthan. This sounds so exciting. Cyaba ari fresh. Hakuno. वो जा रहा है. Umuvandimwe wanjye agiye muri taripuru. मुझे भी जाना है. बड़े Acha kujyana n'umuvandimwe wanjye. मुझे भी. Okay byemere kanjyane nawe. Ndakwinginze. एग्जॉटिक लोकेशन नहीं है. Izi taripuru ntabwo ari agace kazi keza wajyamo. बेटा मुझे पता है इधर वो गांव है. Okay kari agace n'akazi ko ari icyaro. को नहीं पता. Niyo mpamvu ushaka kujyayo. Ntabwo usigi nta gitekerezo ufite ndamutse ngiye ko nakishima. तो कितना सारा कंटेंट मिलेगा. और वैसे भी भाई अकेले Ati ngiyeyo nabona content nziza. जा रहे हैं ना. मैं जाऊंगी तो उनका ध्यान भी रखूंगी. Ati nta nuko umuvandimwe wanjye agenda yenyine reka tujyane mwiteho. बड़े बाप. Ndakwinze wonkere reka tujyane. Sawa? अपना सामान पैक. Ngaho nawe pakira ibyawe mugende. Love you. Arakoze wonkere ndagukunda. ना मैं राजस्थान जा. Ati ngiye muri Rajasthan. Iri taripuru Rajasthan. वो मैं कह रही थी कि Ibyo navugaga. जरूरी है क्या?
ese ni by'ingenzi kujyayo Idaripuru मेरा मतलब है icyo mvuga पूजा के बाद भेज देते. ntabwo twamwohereza nyuma ya Navaritari शाम को कनिका भी आने वाली है शादी की डेट. Kanika mwihangane gato cyane mwihangane iyo वे icyo mvuga रात्रि पूजा के बाद भेज देते. ntabwo twamwohereza nyuma ya Navaritari ni ikirori शाम को कनिका भी आने Kanika will be coming in the evening वाली है शादी की Kanika araza nimugoroba डेट फिक्स करने के लिए. aragira ngo aze ategure ikirori cye neza hano sibyo तो अयान का घर में रहना जरूरी है. ati byaba byiza umuhungu wacu Ayani ari mu rugo nawe ये उसकी जिंदगी का nyuma y'ibyo ngibyo सवाल है. ni ibijyanye n'ubuzima bwe ना मेरा काम है अयान का नहीं. ati kuba nakora nategura ikirori cya Ayani mwihangane gato cyane mwihangane तो अयान muzakuno में रहना जरूरी है. ati Ayani agomba kubera hano mu rugo ko byagenda kose ये उसकी जिंदगी का सवाल है. kandi ni byigeze mu buzima bwe अयान की शादी फिक्स ati kuba nategura ikirori cya Ayani करना मेरा काम है अयान का नहीं. n'akazi kanjye ntabwo ari ak'umuhungu wanjye Ayani Miteri sasa menze umukobwa ugiye kuza ari ugiye gushyingiranwa n'uwo musore फैसला लूंगा उसे कोई एतराज ndabizi nta kibazo kizagira नहीं होगा. umwanzuro wose nafata umwana wanjye ntabwo yabwanuka agomba kubyemera रही बात कनिका ati ku bwa Kanika तो मेरी बिजनेस पार्टनर है. ati ni umwunganizi wanjye muri bizinesi uriya mugore अयान के ना होने से उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. ntabwo yakwanga ko nkora akazi mu gihe umwana wanjye Ayani yaba adahari Kanika ni umuntu ugiye kuzana ateguwe mu bintu by'ikirori nimba ari umukobwa ugiye kubana n'uyu musore ntabwo mbizi mwihangane turasobanukirwa mu kanya yabimeze bite ntuhangayike mugore mwiza ntuhangayike yo काकी बोर्ड क्यों गिरा आपने मेरा बाबू सा का नाम है इस पे ese kubera iki izina rya data murishize hasi muritaye hasi अब वो कहीं हो ये habaye iki se habaye iki papa मैंने कहा ikibazo ki था भाई साहब. muvani ninjye wamubwiye ngo ririya zina ryawe niba rikure hano barishugunye hasi uyu ni umuryango harahitamanikwa ryanjye kitaraganya ninjye uhagarariye umuryango we ntabwo uhagarariye umuryango uri igicibwa nta muhungu wabyaye रतन इस गेस्ट हाउस को मैंने अपने घर namwihangane के एक कोने में शुरू किया. ati ratani ninjye watangije अपने बेटे की तरह पाला. ntabwo mwihangane gato cyane iyo रतन इस गेस्ट हाउस ratani को मैंने अपने घर iyi nyubako ninjye wayitangiye imbese ni guest house ninjye wayitangiye के एक कोने में शुरू किया. ndetse nyitangira muri kona y'inyubako y'inyubako zacu की तरह पाला. nabyitayeho अपनी खून mwari umwana wanjye पसीने की कमाई से इसे आगे बढ़ाया. ati ndetse nagiye nkoresha amafaranga yanjye kugira ngo iyi guest house yubakwe ni guest house iri mu gace ndetse y'umuryango अच्छा ninjye watumye iyi nyubako cyangwa se guest house ikura ikageza aho igeze ubu ngubu और अब तू ये कह रहा है nimba ari kubivuga आपके खून पसीने को मैं पानी थोड़ी ना समझ रहा हूँ भाई साहब. araga ntabwo nsuzugura akazi wakoze gakomeye cyane muvandimwe ये गेस्ट हाउस आज भी आपका ही ndetse inyubako ni iyawe Aisa. muvandimwe wanjye wa Misiratani पट्टा रतन सिंह के नाम का. ariko uraza kuba imanitseho izina ryanjye bisa ni nk'uko umuntu yaza agafata Perfect Entertainment yanjye agahita akuraho amazina yanjye akavuga ngo iracyari iyawe ariko manitseho shyizeho entertainment yanjye ntabwo ari iyawe baramusuzugura ko atabyaye umuhungu आप बहुत भावुक हो रहा भाई साहब. muvandimwe urimo uragira amarangamutima menshi cyane wikabye बाप हो aha tufite abawe uri papa w'ibikobwa सोचा है ubitekerezaho basi bwarimwe के बाद इस गेस्ट हाउस का क्या होगा. none se ubundi iyi nyubako uvuga ngo warubatse igihe uzaba wapfuye bizagenda gute ko nta mukobwa ufite nta muhungu ufite uzayiragwa si abahungu banjye तो के भी हाथ पीले हो जाएंगे. arega na Fortune azashaka umugabo तीनों जमाई सर के नाम पे तो ubwo rero imitungo ye ntabwo uzaba wayimutaransiferaho ये गेस्ट हाउस नहीं कर सकते ना. iyi nyubako igomba kuba n'ubundi y'abana banjye n'umugabo wanjye natwe nimupfa कल को बड़े होके अपने सॉन्ग ati Pratapu और प्रताप na Somu nibakura संभालना है. bagakura nibo bazamanaginga imitungo yawe yose we nta gaciro ufite mwekeye muvandi अगर हमारा नाम आ गया तो इसमें हर्ज क्या है. none ngo ndashyiraho nshyizeho izina ryonyine nkanimanika kuri guest house yawe bigutwaye iki वंश बढ़ता लड़कों से पर ये लड़के भी तो लड़कियों से bimeze bite आ गया तो okay क्या है? turagakomeje बढ़ता लड़कों से the family may be growing because of sounds umuryango ushobora gukura kubera abahungu ये लड़के भी तो लड़कियों ariko abahungu से ही आता है ना काकू. ujya wiruka ko babyarwa n'abagore wukere faritu इसमें नहीं बोलते. ntukazajye wivanga mu kiganiro cy'abantu bakuru jya utuza mwana wa tuza wibwanuka muvandi guest house yawe ndayishimuse ndetse neza
muvani ndayishimuze बड़े बड़े व्यापारों में ना ati muri business ni mwihangane gato cyane okay ऐसा muvandi बड़े बड़े व्यापारों में ati muri business mu ma business menshi है ना ndetse mani cyane hambaye रीब्रांडिंग होती है this called as the branding iba byita branding mbese tugiye gufata izi business yawe tuyiha agaciro के नाम से इस गेस्ट हाउस से ati kuba ufite kuba iyi guest house yaba iri mu mazina yawe नाम भर की कमाई आती है और जो ati n'ubundi baba mwihangane ku itangiriro ऐसा muvandi बड़े बड़े व्यापारों में ना ati mu ma business manini cyane hambaye रीब्रांडिंग होती this is called as the branding iba byita branding gufata mbese ikintu ukagishyira ku isoko थे के नाम से having this guest house named after your name इस गेस्ट हाउस से kuba iyi business y'amazina yawe नाम भर की hardly brings an income कमाई आती है biragorana kugira ngo tubone ka income haboneke agafaranga और जो आती है वो ibyaboneka byose भी आपकी बेटियों में खर्च हो जाती है ubyangiriza ufasha abakobwa bawe muri business y'umuryango ufasha abakobwa bawe gusa wapi तो बेटियों की शादी आपको यहाँ तक hata abakobwa bawe kuba bashaka abagabo गले तक कर्ज में डुबा azi put ni hook debts गई bizagushyira mu madeni menshi cyane तो तीसरी business y'umuryango की शादी हुई ना तो जो बचा कुछ izakoreshwa abakobwa bawe barungurwa ubwo se twabyungukiramo आपके लिए abakobwa bameze nk'umutwaro n'umutwaro बोझ होती है kuri ba papa babo baba bameze nk'umutwaro kuri ba papa wabo बोझ होने वाला होता है बेटा तो घर में ati wagukora uwo mutwaro कमाई लाता है uwo earn for the family uwo mutwaro ni uko yafata abo bakobwa bakabatwara akabajyana akabarongora bakava mu rugo nibwo uwo mutwaro ni nayo mpamvu रीब्रांडिंग बहुत जरूरी iyi business ni ingenzi ku muryango wacu igomba kujya mu mazina yanjye ejo bundi abakobwa bawe batazarongorwa ukayikoresha bose ubashyingira ni business y'umuryango bayikuyeho utarabyaye ni mu buhinde kubyara umukobwa nicyo kibazo kano kari hano baki safari tu जीतने में पैसे भी मिलेंगे akibuka Pratap umuvandimwe amubwira ati basi ये पैसा ला ngwino ukine nukina uzabona agafaranga बेटों की कमाई का घमंड है ना ati sosiyete ntabwo itanga agaciro cyangwa ngo yaze umuntu agaciro kubera uko ameze ahubwo imuhereza agaciro kubera agafaranga washaka amafaranga अपनी बेटी की कमाई पर नाश कर hatureka ashaka agafaranga data azishimira umusaruro wanjye ndarahira kwiga imanakazi अब से बापू के सर का बोझ नहीं ntabwo njye nzigera mba umutwaro kuri data उनके कंधे का ahubwo nzaba umufasha umusapotinga bimeze bite hakurya hari indege twabonye mu kirere Giant Pool Airport hari yaparikaga bucece bucece ndetse ari nako bakwereka akamodoka kaza kikatisa mu ikaritsiye bucece bucece kaza kerekera bimeze bite vipi kano bakise fartu आपकी हंसी देखकर ना मुझे और इरिटेशन हो रही है mugenga inseko yawe irimo iranyangiriza मुझे लगा था मैं यहाँ पे फन करूंगी hazi ko hano nimagera ndaza kwishimisha बट माई फन स्टार्ट फ्रॉम दिस क्रिसमस ट्री टेम्पो ariko kwishimisha kwanjye kuratangira kuri urusengero भाई कम से कम एक अच्छी सी गाड़ी तो बुक कर सकते थे ना ase basi nta nubwo wari kubukinga akamodoka keza apana kugenda muri kiriya kimodoka कर सकते थे सु cyane rwose twabikora डोंट फॉरगेट ariko ntibibagirwe बिजनेस सेटअप करने turanga kugira ngo आया ना यो dukemure ikibazo kiri muri business ya papa sibyo लोगों के रहन सहन उनके जहन को समझना ndetse tumenye ubuzima bw'abaturage muri kano gace babayeho bate इनमें से एक बन के रहना kugira ngo tumenye uko babayeho tugomba kuba bamwe muri bo ese tukigira nkabo tukamenya babayeho bate nibwo buryo bwonyine bwatuma tumenya ngo business ya data turayizamura gute no लाइक टेम्पो में ट्रैवल करना इस जरूर ati kuba twagendera muri iyi modoka समझे nibyo byiza urabyumva अरे वो देख क्या सुंदर नजारा है nyagasani dore ukuntu iriya viyu ari nziza do urabona atari nziza ni isa w'iriya viyu baki safari tu perfect nyirako aka ni agasobanuye wowe aranzi माधोपुर की रणगति ने हित्तरपुर की प्रगति को रोक डाला बॉल बची है 5 और रन ati bwa nyuma rwose ikipe ya mataripuru ikubise igitego rwose ikipe ya ritaripuru चाहिए 18 हित्तरपुर के जीतने का कोई चांस ही नहीं है ati turabona ritaripuru umunsi nta mahirwe ifite gutsinda क्या किया यार देख के खेलना ikibazo kirakora iki चाहिए ना nta nubwo wajya witonda सुन पार्थ prati nyumva बुखार की दवाई दी थी ना तुझे तू बल्ला उठा wafashe
wafashe wafashe bati ukajya gukina मैं बैठने से baradutsinda umusazi fata bati ujye gutera agapira ऐसा ही करना है हम सबकी इज्जत अब तेरे हाथ में है aha turabizi icyubahiro cyacu cyose kiri mu maboko yawe हो जाएगा ना भाई wabikora yego पक्का ना ngaho Chal. wabikora Kara ho ngaho fata bati ugenda utera agapira ni umwe mu bakinnyi babo bavuga ko yakomeretse ndetse uyu ni Pratap avuga ati yasabaga wa mukobwa ati ngwino ujye kudukina ntabwo turabona n'umuntu wamusimbura akono umusagenda ubakubita ariko batsinde arazungera ajya hasi uyu ntabwo yakina ariko हो गया pariti ikibazo cye ये सब kora telefone yawe fata ariya mafoto tubona ko क्या शूट abaforowazi bawe baraza kwishima करूँ भाई? ndashutinga iki se यहाँ ना कोई डेजर्ट है ना कोई कैमल, कैसा राजस्थान है ये? nta butayu mbona nta kamera ntangamiye mbona सो यहाँ के कैमल्स यहाँ का डेजर्ट तो सबने देखा है nakono को अलग दिखा यहाँ bereka itandukaniro की हरियाली bereka itandukaniro sibyo पहाड़ ubereka imisozi ibiti उनका कल्चर yama Kigali ubereka umucyo w'abaturage bo mu Kigali व्हाइट फ्लावर्स dore turabyo tumweru sha iyi niko शूट करो ngaho dushutinga urebe ko biyuze zitiyongera आखिरी निया भी डूब गई haguruka umusa habaye iki babuze umukinnyi bakiri aho hari uwo twabonye aza basunika muva mu nzira ariko nerekere tu aza basunika ni umukobwa ni faritu aza basunika mwegereyo nze nkubita agapira koko babuze umukinnyi भैया मैं खेलूंगी mubarimo Pratap भैया मैं ndakina bikangamo niki kobwa पार्ट भैया की जगह पार्ट भैया मैं खेलूंगी थारी टीम से ndaza gukina mu kimbo cya Prata ikimbo cya Prata फालतू yibagiwe faritu twahombye 5 बॉल में 18 रन चाहिए ati dukeneye amanota 18 yose sibyo नहीं हो पाएगा तुझसे kandi wowe byo ntabwo wabikora babyita runs muri cricket ni inshuro 18 इतने पे पैसे तो मिलेंगे ना? si wambwiye ko nintsinda ndaza kwishyurwa wumva ikimuzaye mu kazi yego बस फिर मैं कोशिश ndaza kugerageza ubwo rero ubwo harimo ikwaca ifaranga ipinda मैं खेलूंगी तरबूज की ओर से। iyi match ndayikina ndayitera okay bimeze bite mambo vipi baki safari tu akavume akana katagira umumaro imbura mumaro akono ese arakina aratsindira ikipe y'iwabo ni umukobwa mu bahungu ntabwo bishoboka aya ni mitarari akono hebe no uko yari yanamanitse ngo arakina hari undi musore uje mu gace bucece mwikaritsiye ndetse byose biba hano hagiye kujya hashya wowe bakise ngo iki fali tu ndacyari nyirako perfect कहे की छोरियां नहीं खेल nyiri bisiga सकती? icyamamare ingurutsi ये छोरों का bibutse kwamamaza ni 0787 gatanu kabiri kane gatatu rimwe नहीं कि निकल गए na 0785 10 karindwi kabiri rimwe अल्लाह भी है कप्तान inaho mamabaye kugira ngo mbakorere akazi nkora neza kurusha kandi nanababwira ngo wowe utabyemera nicyo kibazo hano kavamo dukomeza divi ya durishiti ivamo dukomeza bravo my life okay perfect